Muhawe ikaze nanone ku muyoboro wacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane gituma tubura ababyeyi bamaze kubyara, aricyo kuva nyuma yo kubyara. Kuva nyuma yo kubyara ni ibintu bikomeye kandi bikaze byica bidutwara ababyeyi, ariko iyo wabibonye hakiri kare umubyeyi ubasha kumufasha akabivamo amahoro. Rero hari ababyeyi batwite baba bafite ibyago byinshi byo kuva bikanga guhagarara cyangwa se wenda bikanahagarara ariko byabaye, baba bafite ibyago byinshi. Hari ababyeyi batwite impanga, ababyeyi batwite abana banini, ababyeyi batwite inshuro nyinshi zirenze 5, ababyeyi bafite amazi menshi mu nda cyangwa se bafite isura nyinshi. Uko nyababyeyi nyine iba yarakwedutse cyane, ufite ibyago by'uko nyuma yo kubyara gusubirana nabyo bizagorana. Ubundi mu busanzwe nyababyeyi itarimo umwana iba ifite sayizi cyangwa se ingana nk'ironji cyangwa se icunga. Reba rero nyine ukuntu iba yanganye watwite, n'ubundi iba igomba nyuma yo kubyara guhita isubira uko yari imeze, ariko biza gake gake, ntabwo ihita isubira hahandi, igenda isubirana gake gake. Ubundi mu busanzwe iyo umubyeyi amaze kubyara abyara umwana, n'ingobyi y'umwana nayo ikaza nyuma y'uko umwana avutse. Noneho hahandi aho ingobyi y'umwana yari ifashe kuri nyababyeyi, aho imitsi yavuye niho hatangira kuva. Ubundi ako kanya hari umuti umubyeyi ahita aterwa, hanyuma bigatuma ya nyababyeyi yikanya cyangwa se yikontractinga ntave cyane. Ariko iyo idahise yifunga cyangwa yikanye cyane, nabyo biri mu bitera kuva. Ubundi mu busanzwe umubyeyi wabyaye neza atabazwe agomba gutakazwa nibura munsi y'igice cya litiro cyangwa se hafi ya litiro y'amaraso. Noneho wabyaye bayisiye cyangwa se wabazwe sezariyene agomba gutakaza nibura munsi ya litiro. Iyo irenze litiro nibwo tuvuga ko yavuye. Nanone iyo yabyaye neza akarenza litiro nibwo tuvuga ko yavuye. Iki kibazo cyo kuva ni ikibazo gikomeye cyane kidutwara ababyeyi benshi, cyane cyane muri ibi bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Mu bintu byica ababyeyi 70%, ikibazo cyo kuva nyuma yo kubyara nicyo kiza mbere. Rero umubyeyi niba wamaze kubyara, kandi tuzirikana ko uku kuva gushobora kuba ako kanya ukimara kubyara cyangwa se kukaba nyuma wamaze kuruhuka nyuma y'amasaha 24, cyangwa se kukazanaba waratashye uri mu rugo. Byose tubyita kuva nyuma yo kubyara, mu gihe ukiri muri cya gihe cyo twita ikiriri cyangwa se postpartum, mu minsi 42 cyangwa se mu kwezi n'igice. Icyo gihe cyose iyo uvuye n'ubundi tubyita kuva nyuma yo kubyara. Hari ibimenyetso rero bishobora kukwereka wowe mubyeyi kuri kuva cyane: guhindura kenshi, wambaye pad cyangwa se wambaye cotex cyangwa wambaye pampa ukabona urahindura kenshi, ni ikimenyetso cyo kuba uri kuva. Ukuri guhindura ukumva ni isereri, harimo isereri, ukumva hajemo agasereri, umutwe ugatangira kukurya, ukumva utangiye guhumeka bikanga, cyangwa se waba unaryamye ukumva aho uryamye hatose cyangwa se huzuye, ukumva utangiye gukonja, wumva ujya gukonja aho byakaze gukonja, no kumva utangiye kugira inyota, wumva ushaka amazi. Ibyo ni ibimenyetso by'uko umuvuduko w'amaraso wamanutse hasi, ukaba ukeneye gutangira kuguha serumu cyangwa se bakagutera amaraso. Rero mubyeyi niba wamaze kubyara cyangwa se niba waranatashye ukabona ibimenyetso, wiva ngo uvuge ngo ni ibisanzwe, kandi wumva utangiye wariye wanyweye ukumva utangiye kugira isereri, ni ikimenyetso muruza agomba kwihutira kujya kwa muganga. Rero hari ibitera kuva. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ari ibintu by'ingenzi 4 bishobora gutera kuva nyuma yo kubyara. Icya mbere ni nyababyeyi idafite imbaraga.
kwa kundi twavuze ko ingobyi y'umwana isohotsemo nyababyeyi igomba guhita ikomera ikamera nk'ibuye ikifunga. Iyo rero yoroshye ukumva ntago yakomeye, hahandi ingobyi yomotse ntago haba hafunze, bigatuma umubyeyi akomeza kuva. Ibi ngibi rero nyine hari imiti iterwa igatuma ya nyababyeyi, umuti wa mbere ni ukubanza ugakomeza ukamasa kuri ya nyababyeyi, bishobora gutuma wifunga cyangwa igakomera, cyangwa se bakagutera iyindi miti ituma nyababyeyi ikomera. Kandi iki nicyo cya mbere gikunda kwica ababyeyi cyane, kuko urumva nyine yameze aho ingobyi yomotse haba harangaye. Ibi ngibi tugomba guhita twihuta tukagufasha kugira ngo udakomeza kuva. Ikindi cya kabiri ni ukudasohoka neza kw'ingobyi cyangwa se kw'iyanyuma. Umwana araje byaje iyanyuma cyangwa se ingobyi yose, hari igihe yanga kuvayo, tukagufasha tukagerayo tukajya kuyizana, cyangwa se ikaza hakagira utundi duce twayo dusigaramo. Ibi rero abaganga bakubyaje cyangwa se umuganga wakubyaje agomba kureba neza niba koko ingobyi yaje yuzuye. Iyo ituzuye tugufasha kwinjiramo tugazana utwo duce twasigayemo turi kugutera kuva. Akenshi na kenshi iyo ari ingobyi itaje neza rwose, winjiramo ukabikuramo, umubyeyi agahita ahagarara kuva. Ntabwo ibingibi bikunda kuba bikaze cyane, usanga bihita bikemuka, umubyeyi adatakaje cyane. Iyindi ya gatatu ni kwangirika kw'imyanya myibarukiro cyangwa se gucika. Ushobora gusanga umubyeyi yacitse ku gitsina, cyangwa se yacitse ku nkondo y'umura, cyangwa se banamwongereye bisanzwe kugira ngo umwana anyuremo. Aha hantu bakongereye hakaba ariho harimo kuva cyane, ari hanini cyane. Iyo hari kuva cyane rero umuganga yihutira kuhadoda kugira ngo ahagarike kwa kuva cyane. Ugasanga iyo amaze kuhadoda kuva birahagaze, umubyeyi ameze neza. Ikindi ni uburwayi usanganywe bw'amaraso cyangwa se amaraso atavura. Ushobora kuba usanganywe ubuzi, cyangwa se ukaba utari ubuzi, cyangwa se bwaraje utwite, ugasanga nyine uri kuva, kandi za factors cyangwa se coagulopathy factors bituma amaraso avura iyo ukomeretse, bituma iyo ukomeretse ukava ahantu umubiri uhita uzana ibintu runaka bigatuma amaraso ahagarara. Ugasanga wowe na plaquette ufite zituma ya maraso avura ufite nkeya, cyangwa izo factors za coagulation nazo ufite, bigatuma nyine kwa kundi uri kuva nyuma yo kubyara bidahagaze, kubera hari ibyo amaraso yawe ari kubura bifasha mu ivura ry'amaraso. Ibi rero usanga umubyeyi agomba guterwa amaraso, cyangwa se agaterwa n'izo factors zituma amaraso avura kugira ngo abashe kubaho. Rero kuva nyuma yo kubyara ni ibintu byica ababyeyi cyane. Cya mbere ni uko umubyeyi ugomba, niba utwite jya kwa muganga wisuzumishe za nshuro 8 cyangwa se izindi nshuro bitewe n'aho uherereye. Inshuro zose zisabwa ujye kwa muganga kugira ngo bakurikirane barebe ese ya ngobyi iteye hehe, iri hagana he, kugira ngo nibura hari igihe ibiteye ahantu bitazatuma nubyara itazasohoka. Bikaba byiza yuko bakubaga bakayiteruramo batiri bayitegereza ngo ice hasi. Rero ni ingenzi cyane kujya kwisuzumisha, ugaca mu cyuma bakakurebera ko nta bindi bibazo birimo byazagutera kuva nyuma yo kubyara. Murakoze, naho mu biganiro byacu